umukozi wawe azamuke kandi agira tugaburira ijambo ryawe. Duhaye kaze mpemuye rugira kandi turasabye uyu mwanya tugendere mu burongozi bwa mpemuye. Turagose ikirere cyose cy'abazimu, turugaje amarembo y'ikuzimu. Kandi Mana y'umugisha, kino kirere Satani ashaka gufata uyu mwanya akirekure mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Duhamagaje ubwiza bwawe. Duhamagaje ubwiza bwawe. Duhamagaje kugira neza kwawe. Umukozi wawe Mana. Dushaka kuba tubona ku ma YouTube. Ariko hano muri Bagofe tubona ukundi kuntu tutari bwamubone. Agakubwiza bwawe. Agakugitinyiro cyawe. Kandi message yose Mana wamurungikanye. Ishikire mu mitima yakira kandi ishikire mu mirima iri mu ivugiriza. Ushishikare ubana natwe, ushishikare utwiyereka kugira neza kwawe gukomera kwawe Mana, gushishikare kugaragara hano hantu ko tubisabye tubyizeye mu izina ryawe ugera Yesu Kristo. Amen. Nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel, naturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umubyeyi ufite umugabo n'abana 3, nsengera mu itorero rya ADEPR, niho adresse yanjye, ariko nkakora umurimo w'Imana, nkakora ivugabutumwa mu matorero yose yifuje ko nkorana nayo umurimo w'Imana. Hanyuma nshimira Imana yangejeje hano amahoro, kandi turimo turabona gukora k'Uwiteka mu buryo budasanzwe. Hanyuma ndongera gushimira kandi mama wacu, mama Prezante, ukomeje kumpa amahirwe yo gukomeza kuvugira imbere y'Imana n'imbere y'itorero ashombye. Imana iguhe umugisha cyane, agukunda ubuntu buri muri wowe n'umutuzo uva ku Mana, no kumenya kugera ibihe mu bakozi b'Imana, ukamenya gupanga. Uri umukozi w'Imana w'umunyabwenge bwinshi, ndagukunda. Imana iguhe umugisha, kandi namwe mufashe kumushimira wantoranije mu gihugu kingana kuriya, kirimo abakozi b'Imana bangana kuriya, akantumira. Warakoze. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, itorero ry'Ikorinto, igice cya mbere 28, igice cya mbere 28, igice cya mbere 28, kandi n'amakorali ya hano Imana yaha umugisha. Mwarakoze kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi, muri gukora umurimo w'Imana byiza cyane, muri intwari, muri gukoresha imbaraga nyinshi, twabibona. Imana ibaha umugisha. Abacuranzi n'abatekinisiye, umutekinisiye w'ahangaha yubahwe rwose. Imana ibaha umugisha, kandi nanjye ndakubashye. Ari he ngo mukore mu ntoki? Umutekinisiye ushinzwe tekinike, no gukora mu ntoki, ndibuze no kuguhesha umugisha wa kibyeyi. Imana ibaha umugisha. Kora mu binini biganza by'umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha. Ntabwo gusaba umugisha ni uko ukora ibintu bikurimo, ukora ibintu mu kinyabupfura, uri mu mwuka w'Imana. Ahantu henshi dukora ivugabutumwa, duhura
kubera ko watunze ibigeragezo bya mikorofone Imana iramugisha. Abacuranzi banjye rwose mwicare ku nanga, murabizi ko nkoze muri matiyeri z'imiziki. Ndakunda umuziki cyane kandi nkunda gutazira Imana kuko nabibahaye n'ubuhamya ku munsi wa mbere. Namushimiye n'umutekinisiye, hariho imyaka myinshi maze mu ivugabutumwa, hari ahantu ugera ugasanga umutekinisiye yibitsemo abazimu utashobora, kandi ugasanga niba wenyine ubizi mu rusengero, yabona umukozi w'Imana atangiye kuzamuka mu birere by'amavuta akamanura mikorofone. Hariho igihe kimwe nagize ibigeragezo byabo bintera gushaka umuntu unyigisha kubikora, noneho nabona atangiye kuzana abazimu nkamwicaza nkabyikorera nk'ijwi nshaka. Rero ukuntu bikora Imana iba umugisha. Hariho n'ubitekinika mu kanya ukumva birakoroye birapfuye, ukibaza se n'umuhungu Imana iba umugisha. Muzamukunde, ninagenda muzakomeze mumukunde, akora neza cyane. Mwahageze se ahandi abantu barimo bashyuhaguza bafite amatsiko bataravuga ryaravuga ryari n'ukuri. Naje mvugira Imana kandi no ku mugoroba ndi mu masengero mbarambitseho ibiganza, kandi hari ibintu Imana yakoze n'ibindi ikomeje gukora. Iki kirere kiri guhindiramo ingabo zikaze, ikirere kiri guhindiramo ingabo zifite ubutabazi bwihuse. Hanyuma mwahageze ahandi mu bakore bakore no bambere igice cya mbere umurongo wa 28. Muze kumfasha nabonye Bibiliya z'Ikinyarwanda n'iz'Ikirundi hari aho bidahuza imirongo, reka nsome twumve ko duhuza. Haravuga ngo kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Namwe niko uwo murongo uvuga. Numva bagerageje umuntu usomera mu Kirundi numva kiraryoha pe, Ikirundi kiraryoha. Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 28 haravuga ngo kandi n'ibyoroshe byo mu isi n'ibikengerwa mbere n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho. Amen. Ikirundi cyo kirabivuga neza cyane. Amen. Muragiye muramubwende gihugu n'ubukire. Ititure ibiriho. Ikirundi kigira ukuntu gita kigira binini akabishyira mu mwuka cyane hamwe nkunda. Ikinyarwanda ngo ihindure ubusa ibiriho. Rero kubera ko naje kubabwiriza ndi umunyarwandakazi ndabivuga mu Kinyarwanda cyane. Akantu bene iyo nshaka kuvuga ngo ihindure ubusa ibiriho. Iri jambo riraryoshye cyane, ihindure ubusa ibiriho. Noneho tugiye kureba ibintu biriho Imana ije muri babo guhindura ubusa. Turaza kureba ibintu biri mu buzima bwawe biriho bimaze iminsi biriho ariko ngomba guhinduka ubusa. Rero nkunda kwisegura cyane. Imana yampamagaye mu buryo bugoye ariko inkoresha mu buryo nishimira. Iyo buryo Imana inkoreshamo ndabyishimira kuko bibyara umusaruro. Abo twatangiranye nababwiye ko Imana yampamagaye inkuye mu bujura, nibishaga intwaro nijoro ku manywa nkibisha imitwe, nari umurara nari umujura umusoma.
impamagara ivuye ku rumogi nawe urumogi rwinshi impamagara ndwana yo kurwana narabyize mukaratika rwana mu buryo nabyize ariko usinyirwana ariko nirwanaho ngero ngo umuntu akirwanaho ariko sinyirwana gusa nirwanaho bibaye ngombwa ntabwo umujura yantera ngo ntere haleluya nirwanaho Imana magakiza ifatiye mu rusengero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nje kwibamo imagakiza mfatiramo imagakiza Imana y'agakiza ikora ikintu cyiza cyo kungerageza imikigeragezo gikaze imyaka 11 niba ngo ikora ikintu cyiza umuntu utarahuye n'ibigeragezo ntabwo mpamya ko akomeye mu byarimo mbabarira ijambo ndisubiremo umuntu kugeza izi saha yicaye imbere utarahuye n'ibigeragezo ngo nabitindemo ave muri kimwe ajya mu kindi anakimaranye igihe kinini ntabwo mpamya ko nanamugira inshuti yanjye magana namusuhuza namugurira fanta ariko ntabwo namugira inshuti magana namaze imyaka 11 narakowe umugabo yarigendeye Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya atwara ibikamyo bya rukururana iyo myaka 11 nyimara nicaye mu rusengero ahantu haba abantu bamwe bakunda kuvuga ugira ngo ni n'indwara barwaye abantu bavuga ukagira ngo ni uburwayi bafite ukagira ngo atanavuze yagwa muri koma ninda gushaka ndi inzobe uzi gutinda gushaka uri n'inzobe abandi bo twagira ngo nuko birabura cyangwa batakanura neza genda ni inzobe nanakanura neza ariko ninda gushaka nuko mu bintu byango kumara imyaka 11 narakowe mba mu rusengero mvuga ubutumwa ndi umuhanuzikazi ndi umudiyakonikazi ndobora korali ndagakobwa kasigaye mu rugo kabucura mwibanira na mama w'umupfakazi dushonje dukennye inzara turya turara tutagira icyo kwambara aho ni Imana yasanze yambwira iti mwana wanjye ngiye kukumenyekanisha indi mpano zawe itangira kunkoresha kubw'amahirwe imyaka 11 ishize wa mugabo araza dukora ubukwe ubu ngubu niwe tubyaranye abo bana batatu aho simpatinze ukurikije ibintu numva biremereye muri jyewe bigiye gukoreka aha hantu ariko kuba naramaze iyo myaka ngeragezwa ntibyakuyeho kuwiteka atabara rero ko umaze imyaka ufite ibintu bigaragara mu bintu biriho ufite bigaragara n'ibigeragezo birimo noneho Imana ivugiye muri iri teraniro ko igiye kubihindura ubusa ijambo muraza kuryumvarira byose kuko nubwo ari ku cyumweru nategetswe guhanura gutya nategetswe guhanura gutya nubwo ari ku cyumweru ubundi ku cyumweru usanga nyine hari ukuntu tubwiriza nko ku cyumweru ariko yewe ndi umunyamwuka kuko Imana ntabwo mbikura i Roma hariya ngo nze mbisome inkuru ariko nategetswe guhanurira ibintu biriho ku buzima bwawe muri iyi minsi Imana ambwiye ko biri buhinduke ubusa irashaka kuhinduka ubusa ibi bintu birahari nta nubwo ufite kimwe ijoro n'inyama nabonaga hari umuntu uza agahanagura abantu nkabona bafite amarira menshi cyane ariko yahanagura nkabona icyana
kihanaguje ntabwo gitose ntabwo ukabona amarira yanayakambura mu kintu ahanaguje ariko nkabona ntigitose nabwo ese yamarira ko nabonaga ari menshi nabonaga iki gitambaro kitabasha guhanagura n'undi muntu kandi nkabona iki gitambaro kimwe gihanaguye abantu benshi amarira ndabwirwa ngo nubwo ari menshi ariko Uwiteka agiye kuyakuraho mu gihe gito kandi igihe ntarava kuri ubu butaka hano hari ibintu bigiye kubaho bikomeye bigiye gutera imitima yanyu guseka ntangira mvuga gake rimwe na rimwe ukagira ngo nta n'ikintu mfite niko ntangira nivugira gake ukagira ngo rwose nta kantu karimo ni kuri karimo ntabikabyongera namenye ko ikabyo bigira abahanuzi bashonje byo nta nzara mfite hari n'ababigira kubera ko bashaka ko bemerwa kuba abantu badanje Imana niyo burya yadanje muri twe itaduhaye amahirwe yo kuyitumikira nta kintu twavuga ariko ndi kumva mfite ubuhanuzi nshaka kundusha imbaraga niyo mpamvu ndi kubitwaramo neza ko hari ibintu biriho ku buzima bwawe biriho mu rugo biriho mu kazi byagize n'ingaruka kuri famiye biriho ibi bintu biriho nshaka guhanurira ni ibintu bibi bikuriho bibabaza biryana biguteje impagarara bitumye utagira amafaranga w'umugabo bitumye uba umushomeri warize bitumye urwara indwara z'abantu bakuze ukiri muto ibi bintu biriho ibintu byazanywe n'umwanzi byazanywe n'izindi mbaraga byazanywe n'abakonikoni mpaguruka mu gihugu cy'u Rwanda Imana ambwiye ko impaye umwuka wa deliverance hari ibintu abantu nje kubwiriza bafite byakubye ikirere cyabo bakaba badakira bikubye ikirere cyabo bakaba batacyuzura umwuka wera batakiyota batagihanura ibi bintu byaje bigafata abantu bikabashyira bigaca umurongo ntarengwa Imana ambwiye ko nje gusenya kandi ndumva burya senya ibi bintu biriho byatumye utuzura umwuka wera utagira ijambo mu rugo iwawe utagira ijambo muri quartier utagira ijambo mu kazi utagira ijambo mu bantu uruta n'abakuruta utagira ijambo muri famiye ibi bintu biriho kuri iki cyumweru mbere ya saa sita nibwo bigiye kuvaho kandi abantu bakamenya ko ushaka umuriro w'aka nateguye nk'umuvugabutumwa wize Bibiliya ariko ndajya nyuzaho ntera akajisho n'umwuka wera afite ibintu byinshi ari buzanye igizayo abantu bafite n'amatsiko kundeba nuko ndesha ndi mugufi ariko si mugufi cyane nanabyibushye ariko si mbyibushye cyane ubu ndatekereza gusa ngira roho nziza namushihangira icyo rwose nta roho mbingira mba numva nayo namenye ko umutima wanjye nta n'ibiro bibiri ufite rwose mushyizemo ibintu bibi ntibibaze mushyizemo nk'ibintu bibira ubundi jya umenya ko umutima ufite udapima n'ibiro bibiri nuza kuwufata ukawushyiramo ibyaha ukawushyiramo ibintu bibi wigora umutima wawe ni muto ahubwo uprofita ujye ushyiramo ibintu byiza mu mutima kuko ujye ushyiramo ibintu byiza noneho ndashaka kuganira ni munsi ikiganiro ufite ndashaka kuganiriza ikintu kimaze iminsi kikuriho cyatumye utatega ngo ujye gusura famiye kubera ko nta kintu wayiha nicyo kintu numva nshaka ndi mu mafuta yo kuganira n'iki kintu gitumye udashyira umwana wawe mu kigo cy'amashuri wishimiye ikintu ndumva gifite ikiganiro kandi ikiganiro gifite umuriro udasanzwe ikintu gitumiye utagira imodoka kandi uzi kuyitwara iki kintu gitumiye utagira amahoro mu rugo iwawe kandi utazi ikibitera iki kintu gitumye bakora ubukwe muri famiye ntibakuzanire invitation kuko bazi ko nta n'igihumbi wabatwerera iki
muri iri teraniro harimo umuntu natumweho, ntabwo ndi kuvuga gusa, bavuyeho wabuze, hari n'uwaje hano kugira ngo arebe ko basaho ndabona haje. Aha yicaye mu myaka 38 indwara yimaranye, ntafite umuntu umubwira ati wanyweye icyayi. Iyi myaka amaranye ikibazo agezaho nta n'uwamukoreje na dushe ngo amwoze, arabangamiwe no kumwumva mu mazuru. Iyi myaka 38 amaze ku kidendezi, nta n'umuntu ukeneye kumwumva nyine niyo ndwara ye. Hari ukuntu abantu bumva nyine ni wa mukobwa wagumiwe udashaka, ni wa wundi ubyara abakobwa, ni wa wundi umwe umaze imyaka myinshi mu bushomeri, ni wa abantu bagahita bagukatira igifungo cya burundu bakumva ni uko nyine, bakumva nyine ni uko niyo karitiye ubamo ni uko nyine. Ngo ikidendezi cyakuhinduriza ngo bakamutanga, ariko igihe kiza kugera Yesu ahageze, kandi Yesu agera ahantu nkaho hari ahantu avuye. Yesu agera ku kidendezi hari ahandi hantu avuye, kuko yakijije umwana wo kwa Yayiro, yazuye umwana wa Yayiro avuye gukiza umugore wari umaze imyaka 12 ava. Donc aza hari ahandi avuye, kuko uyu mwami aradukwira, twese aradukwira. Nta bintu byo ngo bafite utuntu duke, ngo afite imbaraga nke, ngo turasaranganya. Afite ukuntu adukwira abera hose icyarimwe, ariko akagira akantu mukundira ko kuza ku muntu umaze igihe mu kibazo, urwana n'ibintu biriho byagaragaye. Ibi bintu biriho byagaragariye sosiyete yose, we afite ukuntu iyo yaje kuri uyu muntu akora ikinyuranyo n'ikimenyerewe, akora ikinyuranyo n'icyo batekereza, akora ibinyuranye n'ibyumviro by'abantu. Aha hantu kuko ndashaka kugutwara gake kugira ngo ugeze ku buhanuzi Imana yampaye kuguhanurira. Ndi kugenda gake kugira ngo wumve neza icyo Imana ashatse kuvuga. Iyo aje kugutabara umaze igihe kinini, kuko mu myaka 11 namaze ntegereje umugabo, sinakoze ubukwe bumeze nk'ubw'abantu bose bakoreye ubukwe abo nabukoze. Nakoze ubukwe bushimishije bwanejeje umutima, n'izisa buracyavugwa, kuko n'abantu babuze bahagarara bakajya bacisha amadirisha y'urusengero kugira ngo babone uko bahagarara. Urumva biratandukanye, biratandukanye. Kandi iyo wamaze igihe kinini utarya, Imana igiye kuguha iguha ibitandukanye n'iby'abandi. Nuko mayoneze na voka ibizanira rimwe, inshyushyu na nido ibizanira rimwe. Donc ugasanga ku meza hari ibiryo byinshi bisa. Niko iteye igira ikinyuranye mu kwambara. Wowe wambara n'umureko ugira wa mbere wa saa sita n'uwa nyuma ya saa sita. Niko ikora izanye ibintu mu gihe kinini wamaze urwana n'ibintu byakugaragayeho, ibintu byakugaragayeho. Nano iyo haje rero abantu bibwira ko ari bugukize nk'uko yakijije runaka, ari buguha ibisa n'ibyo yahaye runaka. Iyo umaze igihe ufata ibintu bitandukanye n'imitekerereze yawe n'ibisa n'ibya runaka, n'umushahara utandukanye n'uwo mwiganye, nuko aje muri iri torero gutanga ibintu bitamenyerewe, bidasa n'iby'abandi. Reka ngende gake kuko ndi kwiyumvamo ko ntapromoka nonaha, mudasara mu hakiri kare, kuko aho nshaka kujya ntimuragerayo. Ndashaka kugeza ahantu wumva ugiye guhabwa, gusubizwa, gukizwa, kuzura umwuka wera, kugira impano bitandukanye n'ibimenyerewe mu maso y'abantu. Aho hantu niho nshaka, uyu muhanda niho nshaka ko tujyamo, kuko hari ibintu bimenyerwa, hari ibintu bimenyerwa. Ntimugakunda ibintu bimenyereye. Iyo ngiye gusenga sinsaba ibintu bimenyerewe. Guha imodoka isa n'iyawe, inzu isa n'iyawe, umwana usa n'uwawe nyine, irumva
amafaranga si yawe nyine yawe apana y'abandi ube wowe nusenga dusaba kuba wowe ntugasabe gusa n'uriya wifuza ibintu by'uriya kuko ntabwo uzi inzira yanyuzemo ngo abibone ifuza ibintu byawe ube wowe ugira ibisubizo byawe biri karite umuntu atasanga ahandi utabarwa mu buryo abandi badatabarwamo. Uyu murwayi ngo mu myaka amaze ku kidendezi mu bitekerezo bye yumvaga azakira anyuze aho abandi banyura, yumvaga indwara izamuvaho anyuze mu kidendezi, ariko akagira ikibazo atagira uwo abwira kuko atagira umujugunyamo cyihindurije akaba atabasha kwijyanamo. Uyu muntu murumva azakira pe ngaha hantu ni sasa, ngaha hantu maze igihuri kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 10 uyu mwaka wasaga n'ukubereye imfabusa, ariko hari amahirwe aje byihuse ko ugiye kwakira mu kwezi n'igice ibintu bingana n'ibyo ari kwakira mu mezi 10. Nibyo haraya kuko ntiyibwiraga ko yakwijyanamo, ntiyizeye ko yabona umushyiramo. N'imyaka yicaye aho ngaho haranutse, n'ibyo yicayeho byazanye indi sura. Yesu yiyumvamo kujya gukorera ku kidendezi, aravuga ngo uyu munsi tere yanjye iri ku kidendezi, ariyo tariki yaje gukorera hano muri Gabo. Kandi muricara hano mu ngo zanyu, hari ibintu akora tutararenga hanyuma saa sita muraza bamwe. Hari abantu bageze kuri 12 bari buze bafite amashimwe kuko tugiye guhagarara hano akorere aho dukorera imirimo yacu ya buri munsi. Tugiye guhagarara hano hahinduke ibintu birenze kimwe. Yesu ngo yiyumvamo kujya ku kidendezi, aravuga ati umunsi tere yanjye ni ku kidendezi. Ahageze, ariko uyu Yesu rero hari igihe tumuvuga abantu bavuye kwa Muhammad vuba bakabamwitiranya na Muhammad. Umuntu waje hano ndamenya ko yemera Yesu abagore yo tumuvuga twe dushyiraho n'akantu ko gushaka kujya tunabisirimba kuko aha hantu mpagaze ntibyari gukunda iyo ataza. Bahagaze mu ijambo yavuze ngo mwese abantu baje n'abaremere umwenda ukingirije yarutabukamo kabiri uhereye hejuru ugera hasi twese twinjira. Iri ni ryo jambo uyu mugore yaciriyemo indwara yo kuva, aravuga ati yavuze ko ubutware bwe buzaba ku bitugu, ubwo buzaba ku bitugu ndakora ku nshunda z'umwenda. Kandi afite ukuntu yaje. Yesu ntabwo yaje kenyeje, ntabwo yaje nk'utungwana, yarabanje arabivuga atuma abantu ati mugende muvuge konje. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, uwo ni Yesaya, ubutware bwe buzaba ku bitugu, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese. Yesaya aramuhanura arangije afata mubonye. Satani yari yarakoze ikintu kimeze nk'agasuzuguro ko gufungira abere kuzimu, ahora abashinyagurira babwira ngo uyu mwami ngo azaza ryari, ngo ababature, ngo abankure mu menyo, ngo abazamure. Uyu mwami muhora muvuga. Abera bari bafite ibyiringiro ko umwami azaza akabazamura. Yesaya amaze guhanura umukiza aramanuka apfuye atamubonye, ariko asanga abera aramubwira ati nubwo muri gusuzugurwa nsize muhanuye azaza azatuzamura. Hashize iminsi Simiyoni abwirwa n'umwuka wera, aramusanga aramubwira ati Simiyoni ati karame, nubwo ushaje ukaba ugeze igihe cyo kurwara za hypertension no gususumira, bikaba bigaragara ko waraze watanze umurage, ariko ntabwo uzapfa udataruye umukiza. Nashaka azaza nyuma y'imyaka 100, ibi biganza byawe bizaterura umukiza. Simiyoni abibwirwa n'umwuka wera ko azaterura umukiza. Umwuka aramwongorera aramubwira indwara zaza abadogiteri bati iyi ni ikira. Umwuka wera ati nawe bitakira azapfa atari umukiza. Indwara
azanye umukiza arangije aterura ikibebe arakireba amenya ko ari cya kindi umwuka wera yamubwiye ko azagiterura ahita yisengera yisabira gupfa aravuga ati noneho Mana usezerere umugaragu wawe amahoro kuko iby'umwuka yanyongoreye birabaye. Simiyoni arapfa aramanuka abwira abera Satani yafungiranye arababwira ati umukiza mutegereje ndamuteruye size muteruye. Abera barongera bagira ihumure Satani akaza umurego ngo azabazamura ryari. Abera bati uwamuteruye araha uwamuhanuye araha mu minota mike uwamubatije Yohana ahitaza ati nsize mubatije Lazaro w'i Betaniyeli aranamagare kuba ahari umucunguzi arahari azatuzamura. Igihe kiragera Yesu uyu nguyu arabambwa arapfa noneho uyu ndashaka kumukwereka mu muhanda agiye ku kidendezi ku bantu b'imyaka 38 ngo apfuye. Satani araserebura ati ndamunesheje ndatsinze ndaserebuye. Ariko hari ukuntu Satani yigaga atabyumva, ariko umuntu wese utagira umwuka wera ntabwo yiga byumva. Ubundi uyu mukiza ajya kuvuka yavuze ko azaza ijuru rirabitangaza ko umwami Yesu aje. Satani yohereza ingabo mu kirere kuko yari yaramusize mu ijuru. Navuga ati menye ko azaza, menye ko azaza, itangazo narimenye ko aje. None nohereje abazimu mu kirere mu kinyanyagiremo naza muzamunigira mu kirere. Hanyuma Yesu ahita abacanga avukira i Betelehemu. Avukira i Betelehemu umwana ategereje mu kirere bashiduka ari uruhinja i Betelehemu rwavukire mu muvugo. Ubundi uyu mwami nkorera afite ukuntu asobanutse ndabimwubahira. Ubu bwenge agira aya matekinike yakoresheje ajya yakoresha abantu bagashiduka usubijwe utagiye kubasaba akazi bakaza kudepoza iwawe no gusaba akazi kuko azana ibinyurano. Niko yambwiye ko ibi bintu biriho agiye kubihindura ubusa. Hari ibintu azanye haleluya. Murebe ari mu muhanda agiye kubonana n'umurwayi wamukuruye. Hari ukuntu network z'imibabaro yacu zimukurura aha hantu harumvuga n'umuntu wawe ufite umwuka wera. Nimba ugifite amanyama y'ubusambanyi ahangaha uratakaye kuko hari abantu baterana hano bifitiye amanyama y'ubusambanyi ari abanyabyaha baba mu rusengero. Hakabaho n'abantu abari hano ari abatekinisiye bakora kwa Satani bakaza guhembesha ku Mana. Bakavuga ati nzajya nigira mu kabari njine nsambane nkore ibyaha. Noneho ninumva hari umukozi w'Imana uhesha umugisha njyewe guhembesha. Uyu muntu uza guhembesha ku Mana yarakoze kwa Satani nta hantu wanditse rwose. Ugabanya ifemba ugabanya umururumba. Ibi bintu turi kuvuga biragusaba kubanza kubyinjiramo ukakira umwami Yesu kugira ngo usangirire natwe ku mbehe kuko ibi bintu twarabiruhiye utaza kwiryagagura. Twe twararuhijwe barakubititse inshuti yanjye urumva praise. Utaza gushaka kurya kuturusha kuko hari ukuntu biva ngo Mana ari umugisha wowe gusamara piyawe ukava ngo taraharesha eshatu zo kwakira umugisha ugakubitaho iya karindwi kandi uvuye kunywa inzoga. Gabanya ifemba. Ubutumwa mfite n'abantu zifite nubwo abantu bamaze imyaka myinshi barakubitikiye ahantu hari ibintu bibariho byagaragaye. Aba bantu nabatumweho hanyuma we kugira ngo ibi bintu by'Imana ubirye urabanza nawe ubikore. Uragira ngo dukore uhembwa se? Urashaka ko dukora ukare? Twebwe turi kubiserebura muri yari yaratubwiye. Oh yari Imana yari yaratubwiye. Oh
urumva imyaka tumaze tuvuga ngo uzaza ryari mucunguzi turira tubogoza baduciraho imigani abo byakundiye badepoje bagahabwa akazi abo byakundiye bagashakira ku myaka myiza kandi nanjye wagiye muri iminsi mike mu ncuri hari abantu babona akazi habura imyaka 3 ngo bahabwe pasi ibisubizo rero biza mu myaka 3 ujya muri pasi nibyo ntashaka nageza yaza kubona umugabo ubura imyaka 4 ngo menopause ndetse n'imyaka 4 uzabyara abana bangahe hanyuma rero twe twakubititse uraje akakanya n'ifemba n'igiti ndashaka ibi bisubizo by'abakubititse amvanye ubona abantu bamaze imyaka 20 mu bakota iminsi 30 yashira ati ndapfuye birarangiye none umazemo amezi 9 utanasenga Imana utanayikorera tugeze ku isaha yo gukurwaho igisuzuguriro n'inzoga ziri kukonokaho ngo Mana ngo nanjye ngumbe ngo ikadastre ibyumba 7 na salo bazi no gusaba byinshi kuturusha umva ikintu nshaka kuvuga mu bintu Imana yambwiye ni ibintu bimaze igihe kuri wowe kugira ngo abantu bamenye ko ibintu bikuriho nuko biba bimaze igihe bamwiganya bibona aho washatse bakabibona bo musengana bakabibona ibi bintu biba bimaze igihe kuri wowe iyi Mana ije gufata ibintu biriho ikabihindura ubusa avamiti birakorwa avamiti Yesu arangije aravuga ati umunsi ndumva ngiye gukorera mu bantu bamaze igihe kinini bababaye gusenga kwabo narakumvise gusenga k'uyu mugabo narakumvise imyaka 38 ndaceceka bagira ngo sinumvise amagambo amushiramo ageze ubwo ameze nk'utazongera kunsenga ndabizi ko ntamusubije ariko nubwo ntamusubije namwoherereje imbaraga zimufasha gutegereza igisubizo nubwo uyu muntu ntamusubije namwoherereje inshinge z'ibinya zimufasha gushiririza ku buryo abantu babona apfuye ariko bakumva adapfuye ku buryo abantu babona aseza ariko bakumva akomeye ku buryo abantu babona birangiye ariko bakumva biratangiye ku buryo abantu babona bitazabaho bakumva bibayeho ku buryo abantu babona birangiye bakabona nibwo bitangiye namwoherereje imiti imuza kubatinda mu kibazo cy'igihe kirekire hamwe abantu bavuga ko azapfa bakavuga ati nzarama namwoherereje imbaraga turashimira Imana ko yabaye itwoherereje imbaraga zituma tubona ikigeragezo n'ikitariho zituma tukirepetana tukagikatana umuziki gihari tukakiririmbana indirimbo gihari tukagiterana haleluya gihari tukabyibuha gihari tukabitara gihari tukajya muri kaburimbo gihari tukavuga ko Imana yera gihari tukavuga ko igira neza gihari tukavuga ko itabara kandi twe tutaratabarwa tukavuga ko itanga ibiryo kandi dushonje tukavuga ko yambika twambaye umwenda umwe iyi Mana twavuze ko itanga amazu tuba mu bukode tukavuga ubutabazi itanga kandi twarakubititse uyu munsi yaje tera haleluya yaje umunsi yaje uwo twategereje kuva kera yaje uwo twavuze ko agira neza twaburaye yaje uwo twavuze ko yambika twambaye ubusa yaje uwo twavuze ko akoresha amapfa abacu bari gutwara inda z'indaro yaje uwo twavuze
yaje ngo twavuze ko atanga akazi kandi tumaze umwaka 7 mu bushomeri yaje gukorera mu kibazo cy'igihe kirekire aje kubanaho aje gufata ibintu byariho ku buzima bwawe ibyatumye utaba inzobe ibyatumye udatabarwa ibyatumye utagira agaciro Imana iravuze ngo ije kubihindura ubusa uri uhagaze ku maguru yawe abiri ije kubihindura ubusa ngo Yesu arangije aratambuka agera ku kidendezi kuko aho yajyaga arahazi ubona aho ajya arahazi hari abantu bazi ko dusenga murumuna w'iyo basenga bazi ko aribo batabarwa bazi ko aribo bumvirwa bazi ko aribo byahiriye ariko iraje ababizange babyemere iraje ije kuri iki kintu cyaguteye kashi abantu bose bakabona ko kiriho ikintu kiriho ni ikintu kiba cyaratewe kashi iyi Mana ije gufata ibintu byariho ikabihindura ubusa iraje iwawe babizange babyemere mu bana dore ugiye kugira ibirori mama ugiye kugira ibirori ugiye gushingira kandi ibirori byikurikiranyije kandi mu bana ugiye gushingira harimo ufite ubwenegihugu bwo muri Canada ntabwo ari umunyafurika bakuvugiyeho baguciraho umugani bafata ijambo baravuga ngo ni igihomora bamwita amazina ariko uyu mwana niwe ugiye gukiza imiryango uyu mwana azabazakura uyu mwana azakomera uyu mwana azafasha imiryango yose kandi uyu mwana muri we harimo umugisha harimo umugisha munini Imana ishimwe mutere haleluya byirimo mutunze ibiganza Imana irakoze kuko ije mu bibazo bimaze igihe amen Yesu ngo aratambuka aragenda abanza guca ku kidendezi aho Yesu taye imbaraga zikiza abantu atiriwe ahagera ubundi esiterasiyo zo gukiza ntabwo Yesu bigombera kwaza Yesu tara konegisiyo zikiza azesitara muri ba mama Leoneri azesitara muri ba Ejidabo azesitara mu bahanuzi baraha agenda yesitara amakonegisiyo akiza mu bantu niyo mpamvu yavuze ati mubyewe gahunda ukuntu imeze ndagiye muzasigara mukora ibyo nakoze kandi arangije mu ijambo Bibiliya ivuga ngo ubwo dukorana nayo tugira imikoranire hari ibintu tuza gukora ikaza kubishyigikira nicyo cyatumye Eliya abwira imvura ati ndagutegetse ntuzongera kugwa kugeza igihe nza ibitegekera Imana ije gusura aho hantu kwa Ahabu mu gihugu irakireba isanga Eliya yatangaje itangazo ko nta mvura izongera kugwa kugeza igihe azabitegekera ijya gusanga Eliya iramubwira iti ibintu wavuze nubwo ntabigutumye ndabikoze kuko turakorana imvura ndayihagaritse n'ikime ahubwo itucaho uve muri iki gihugu ugende ujye ku kagezi aka kagezi ni jyewe uzakubwira igihe uzakaviraho kandi uzakavaho ufite izindi network wakore mu ma network yo gukamya imvura n'ikime akagezi k'ikere tugenda ukabeho uzakavaho uri mu ma network yo kumanura umuriro kuko mbavana mu bwiza mbajyana mu bundi network n'abashyizemo sizi uniform ngo mujye muhora mukora ibintu bimwe ni network zikora ibintu byinshi bitandukanye muzakiza indwara z'indogano mukize iz'imitwe muzahesha abantu ibiryo bari bashonje muzahesha abantu kanani yabo muzakora imirimo nakoze Yesu umva ukuntu atagira ubwoba aratinyuka asiga avuze ibyo jambo ngo muzakora n'ibyo nakoze ngo rero nubona dukorera Imana ukabona hari ibintu bikoretse utigeze ubona ujye umenya ko Yesu wavuze ko tuzasigara dukora ibyo atakoze ino hari abadamu batabyara bagomba kubyara twabarambitseho ibiganza hari abantu bafite umwuka w'ubukene bagomba kubushyira twabarambitseho ibiganza kuko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo uyu mwami Yesu arangije aratambuka aravuga ati uko biri kose
ndanyura ku kidendeze hari umuntu umaze iminsi anguru network ze ziri kunkurura kandi network ze ziri kunkurura nkazibona ko amaze iminsi mu kibazo adafite mwene wabo bamucitseho adafite umusapotinga n'umunagamo arangije acayo arahageze aramubaza ako ndashimira Yesu ko abanza akanaganira n'umuntu uba amasezerano dufite niyo dukomeza no hagize ikiza bitatuvuga tuti Imana wibuke ko watubwiye ijambo yatubitsemo ridutera kureba urupfu ntaho rutaraza kandi rwatugezeho kubera ijambo yavuze kandi iri jambo umunsi umwe Mose yaragiye araribura amabwira Imana ati Imana ko uvuze ko ugiye kwica Abisirayeli ukabarangiza kandi waravugiye hagati y'abapagani n'abatari abapagani ukavuga ngo nzabajyana mbageze mu gihugu cy'amasezerano none wa Mana umujinya urakuriye ufashe umwanzuro wo kubica ndakuzura Uwiteka wabaniga kuko ubushize hari abagabo bakunda akanyama wanize bavuze ngo bakumbuye akanyama ubanigisha inuma ubanigisha inkware barapfa n'izi saha izova handitseho icyapa ko ari imva z'abifuza hariya warabanize ndabibona ko udakina ushobora kubarangiza hashize iminsi mbona n'abandi wasamitse ubutaka urabamira hahita hazamuka indirimbo za bene Kora uri Imana yica igakiza ibyo bikuziho ariko ubwo uvuze ko aba bantu ushobora kubica warahiye ariko reka tuganire nk'abantu b'abagabo ndi Mose nkorana nawe kandi ibyo dukoranye birakunda ibi bintu byose ni wowe wanshoye waranshese unyohereza kwa Farawo uncomekaho umusemuzi kubera ko nidedemangiraga uransapotinga wohereza indwara wohereza ibiceri wohereza ibintu bituma amazi ahinduka amaraso uransapotinga inkoni nyihindura inzoka zose zo kwa Farawo warasapotinze nagiye mbibona nubwo bitoroshe n'abantu bamaye kuyobora nabo bamere nabi bafite amanyama bahora banesha umutwe ngo dukumbuye amadegede ngo dukumbuye amakomamanga ngo dukumbuye amatungurusumu ngo dukumbuye akanyama ndabizi niboroshe ni abagome bifuza ibintu bitagaragara bashaka kunywera agasoda mu butayu kandi agasoda tuzakanywera Kanani barashaka kwambarira bazi imbere ya Farawo kandi baza tuzazambara tugeze Kanani bafite akajagari ndabyemera baragafite ariko nubwo bafite akajagari hari ijambo wababitsemo kuzabageza i Kanani hagarara ku ijambo wababitsemo akajagari ukihoreye ijambo wavugiye hagati muri bo uba ari guhagararaho kuruta akajagari bafite kuko Imana ihagarara ku ijambo wavuze wihagarara ku kajagari k'aba bantu hagarara ku ijambo wavuze Imana irangije aravuga iti mokora ahangaha uri umuntu w'umugabo niwe muntu wa mbere uvuguruje ibyemezo nari nafashe twe tuvuguruza ibyemezo by'Imana kandi uko niko kuri wari ugiye gupfa none se ntabwo turaguhanurira ngo Imana ikwe urupfu turi tuba tubivuguruje ariko ko nkora mu ntoki kabisa mba mvumbura amagambo muba mudaheruka kumva kuko iyo tuvuze ngo Imana ikuyeho urupfu ruba ruhari ubwo tuba tuvuguruje ibyemezo by'Imana turabivuguruza kandi kazi kavuga iti ibintu mwakoze ndabishyigikiye mwarebye kure uyu muntu ndabona azakorera Imana kandi wowe turi kurebana wifashe gutya muri we harimo impano zigiye kuvumbuka hari ibyemezo Imana ifashe aka kanya muri iri teraniro ubaye umuhanuzi wo mu rwego rwo hejuru ugiye gukorana n'Imana mu buryo budasanzwe ugiye kugira iyerekwa utigeze ugira ugiye guhangana n'ibizimu byaho uvuka n'ibyaho washatse ugiye guhangana n'ibizimu byo muri karitsiye ibyaje mu rusengero byijijishije bivuye hepfo aho ngaho uhawe imbaraga zo kubivumbura ugiye kugira n'umwuka w'amahame kuruta uwo mfite ku buryo uzajya atinda kubikuramo uzajya ufata ukajugunya hariya Imana ikagushyigikira washyiramo jido iti Imana iti ujomba kuko hari umuntu wigeze gukoresha jido afata ibigabo n'ibigore byarimo bisambana Feneyasi abyicira ku ruhumbi Uwiteka ati very good jombaho kuba ubisha intumbi zikaba zigaragaye jombaho uri umuntu w'umugabo nkeneye abantu nkawe nanjye nigeze gukubita uburozi ndamukubita mva umugongo ndawumenagura ku buryo amaze amezi 6 abamutanga amafaranga y'imiti numva Imana irambwita imise nguha imbaraga zo guhangana n'abarozi Imana ikeneye abantu biyambiniya ntabwo ikeneye abantu ba feki mugabanye ibintu mwingize Imana ikeneye abataka Imana ikeneye abataka batera aho abarozi babika ibintu tukabishyura kandi ugasiga umuhaye umugeri ruseke ukayimena Imana ikeneye abantu bafata ibyemezo bakavuga bati
ibyo akoresha tubihinda umuriro inzu nishe yimuka reba hajya gutura kuko aratuzengereje kuko turi mu mavuta yo kwimura ibizengereje abantu tukimika ibibaheje amahoro igihe mwaze ngo umusozi kirahagije haje igihe cyo gucyamuka ndimo nagereza ku musozi kandi niba ari ikintu Uwiteka yampaye amagambo muri aka kanwa ndugu yangu mfitemo na stoke ushobora kubigura umwaka ugashyira mvuga ntaho ariko ndashaka kuvuga ibi bintu bimaze iminsi bikuriho Imana ije guhindura ubusa ariko byandika ahantu uvuga ko bihindutse ubusa inzara ihindutse ubusa ubushomeri buhindutse ubusa abarozi bahindutse ubusa ibikurwanya bihindutse ubusa ibikugendaho bihindutse ubusa aramureba aho yicaye haranutse pozisiyo amaze iminsi yicaye mu burwayi bwariyongereye ubundi iyo umaze iminsi urwaye nta kinini nta dogiteri nta gasupu nta kinyomoro nta maronji indwara irushaho kwiyongera ahageze higeze amubwira ati mwiriwe amakuru ni meza Yesu yaje amenya ikimuzanye hari ibintu by'amatiku mugira Yukwiga mwiriwe amakuru ni meza muri abo mwiriwe mutabana baraba ko kwishurira abo yamfurira abo mugabo se narabo mukecuru wese arabo Yesu nagajyaza muri ubwo budodo ibyo ngibyo bizamo kuko arabizi ko baraho arangije aramureba aramubaza ati urashaka ko mugererana uyu mugabo nawe ukuntu yavuze aricyo kintu kimbabaza ku muntu umaze igihe mu kigeragezo avuga ibyo batamubajije umwana w'umuswa asubiza ibyo mwarimu atabajije urya munyeshuri utahana zeru abasubije ibyo mwarimu atabajije umwana w'umuswa asubiza ibyo mwarimu atabajije aramubaza turashaka ko mugererana agiye kuzana amateka urabona ikidendezo cyihindurije singira njugunyamo umwantangamo kandi kondisiyo y'iki kidendezi iyo umwe agiyemo cyihindurije ubwo ni ukira wenyine kandi hari igihe gishobora kumara n'umwaka kitarihinduriza ubu n'amaso ararwaye duhora dukanuye tureba ko cyihinduriza hari abantu barwariye amaso mu bukode bareba ko babuvamo bakanuye bareba ko byihinduriza hari abantu bakanuye amaso umusore aragusuza ukagira ngo agiye kukubwira ngo joteme ntabwo ari kirihinduriza niyo mpamvu akakubwira ngo joteme umukene bamusuhuje bakora mu mufuka agira ngo bagiye kumuha amafaranga ntikirihinduriza komeza iby'ubusa kirihinduriza ntikirihinduriza ntabwo kirihinduriza komeza ukanure umukene yagiye gusuhuza umuntu mu iduka umucuruzi yakora kuri kositimu agira ngo agiye kuyimanura ugakanura ntikirihinduriza ntayo yaguha komeza ukanure kibanze kirihindurize iyo kitarihinduriza barya akanyama we bakaguha imiteja cyangwa irengarenga kuko ntikirihinduriza komeza wambara ako gatenge ntikirihinduriza ariko ukanure ucunge ko kirihinduriza kitarihinduriza mugabo arakureba akabona uri icyo ntazi umukanura n'ikirihinduriza n'ikirihinduriza azakubwira ati shushume switi kiki kibondo
kitarihinduriza urambagiza umukobwa kandi ufite uburanga bwiza, umukobwa agatangira kwinjirira mu buzima. Ufite inzu, ufite akazi, uzampa miliyoni, ufite imodoka. Kubera ko kitarihinduriza komeza ukamure, n'ikihinduriza uzagera ku mukobwa ukubwira ati no hasi ndaharyama pango hindira kihindurize. Iyo kitarihinduriza nta n'umuntu ugutumira kandi uvuga kurusha amamariyoneri. Ikirihinduriza komeza ubwiriza intebe zo muri sari wawe. Ntabwo kirihinduriza ariko gumyukanure, kuko hari igihe kirihinduriza nkanjye mu myaka 3 cyangwa 4 kanura. Ntabwo kirihinduriza iki kidendezi. Haruguru nacyo kirongoza kikamara umwaka wa 2023 kitihindurije. Ariko nacyo cyenzi no kukicara iruhande ukiriho uruhande. Nikihinduriza uzabimenya, kizihinduriza uhari, kizihinduriza uharyamye. Nubwo urwaye uri iruhande rw'ikidendezi, nubwo nta kigenda uri iruhande umuziki uyu munsi mwawogogoje, ntabwo mu gitondo mwasoma. Uri kumva umuziki ufunguye urimo utuzi twinshi. Reka twigire, ntabwo kirihinduriza ndabyibutsa. Gahunda ukuntu imeze kitarihinduriza, ujyana umwana ku kigo cy'amashuri batishyura mbere, abo kihindurije bakora n'ikizamini batarishyura. Kidendezi n'ikihinduriza. Iyo kitarihinduriza uhembwa umushahara ugataha uguze itike, naho wagujije amafaranga umushahara agera kuri konti icyuma kiti wari ideni ntabwo uhembwa. Ariko nikihinduriza uzajya uhembwa umushahara ugeze ku yindi tariki utarashira. Iki kidendezi nikihindurize, ariko nawe kitakwihinduriza. Dore inzira Uwiteka yakuzaniye, ntabwo uri bunyura mu kidendezi kuko kiri gutinda kwihinduriza. Dore Uwiteka yazanye ubutabazi butarangwa kunyura mu kidendezi. Mana we, iri jambo mfasha ntabarangirira neza iri jambo baryumve. Inzira uzanye ntabwo ari izo guca mu kidendezi kuko cyatinze kwihinduriza. Abagutanzemo bamaze kubaka ama etaje, bafite amazu, bafite imishahara. Ntabwo Imana ishaka kukunyuzaho banyuze hato batazagira ibintu bisa n'ibyo ufite. Uwiteka akubwiye nonaha ngo ikorere uburiri bwawe, wigendere. Ikorere gabanya amagambo, wikorere uburiri, wigendere. Amasengesho si ngombwa. Nahageze amasengesho si ngombwa. Izo raporo uri gutanga ngo iyo kihindurije umwanangamo, nahageze izo raporo si ngombwa. Nahageze raporo y'amasengesho nasengeye mu butayu iminsi 3 si ngombwa. Nigereye ku kidendezi izo raporo z'uko ufanye diporome si ngombwa. Ahubwo gahunda ukuntu imeze, uragenda kandi uburiri bwawe ntugusiga hano, ubwikorere wigendere. Abantu bose bazamenya ko wahuye nanjye, kandi uce ahantu hose uzi hari abanyamatiku n'abanyamazina. Iyo ngiye gusura mama wambyaye nderanje nkagera mu mujyi wa Butare, nkatega imodoka nkabwira umushoferi nigirayo, nkicara kuri vola, nkagenda mvuze amahoni nta n'umuntu uri mu nzira, kugira ngo bamenye ko uwatanyuze mu kidendezi ahageze. Ageze hano mwakamuhagurukira cyane. Imana ivuganye nanjye nora kugiye kugutabara bitanyuze mu nzira z'ikidendezi, bitanyuze mu nzira zayo wize, bitanyuze mu nzira umaze iminsi ucumbiramo biraca.
Imana iciye inzira ebyiri zitunguranye ku buzima bwawe. Imana ikaba inyuze mu nzira ebyiri. Uyu mwaka utarashira Imana ivuganye nanjye ko igiye kukwambika imyenda mishya, kabiri igiye kuguha ibikoresho byo mu nzu bishya, gatatu kandi ibyo birabanzirizwa n'amafaranga ikuzanira. Niko Uwiteka avuze. Gusenga kwawe kwa mu gitondo ukongere rya sengesho rya mu gitondo rikora ibintu ariko byongere urizamure kuri level ya danje, kuko gutabarwa byo uratabaje. Hari igihe uba mu kigeragezwa gikaze abantu bakakuvuga bakakuvuga ariko ukongera ugaca n'ejo ugaca. Uraciye imbere y'uriya muntu wakubwiye ko utazamuvoma n'ariya mazi, utazatabarwa hari. Buraciye imbere y'uyu muntu wakubwiye ko uzapfa ntacyo ugezeho. Buraciye imbere y'uyu muntu wazanye imiti akagusiga akavuga ngo uzapfurwa. Buraciye imbere ye ugiye guca mu maso ya ba rupinzi bakanuye amaso, ugiye guca mu marembo yabo uririmba. Bafashe ijambo, dore Uwiteka afashe ijambo ku buzima bwawe, dore gutabaye atanyuze aho bakekaga, aciye inzira aho zitari. Tera haleluya byiza kwakira ibintu Imana izanye. Hari ibintu byari bisamariza. Imana iravuga iti nje gukuraho ibintu bihindura ubusa. Hateye inzara i Samariya, abagore batangira kurya abana babyaye mu gihugu cy'i Samariya. Abakire batangira kurya amahunguru y'inuma. Inzara n'inzara, abantu batangira gutuka Imana. Ariko Imana itegura itariki yo guhindura ibintu byariho, kubihindura ubusa. Yahagurutse Elisa arazamuka i Samariya, akandagiye ku butaka bw'i Samariya, atangira kuzura umwuka wera. Atangira gufashwa, ati terebo, ati nimwumve, ati Uwiteka ntegurira igisimba aho ngaho mu kanya. Ati Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe indango y'ifu izagura shekeri imwe, kandi bizabera ku irembo i Samariya aho umukene ahagera adateze. Bizabera ku irembo i Samariya aho n'umukene azabibona ku buntu. Bizabera hafi aho umukene azabibonera mu maso y'abamupera. Bizabera hafi y'uwavuze ko uzabibwa. Bizabera hafi y'uwavuze ngo ntiwashaka ngo iwanyu mushaka mutinze. Bizabera hafi umuntu azemera se ahubake na maternity kugira ngo bijarire hafi y'uwavuze ko utazabyara. Bizabera hafi ku irembo i Samariya hafi y'uwavuze ngo iwanyu ntimukira. Bizabera hafi parikingi uzayubaka mu pariseri wa mugurira. Bizabera hafi y'abavuze ngo nta bakore baba bakire tubanze turabakiranye. Bizabera hafi ku irembo i Samariya ejo nk'iki gihe indango y'ifu izagura shekeri imwe. Havumbukamo umugabo utagira ikinyabupfura, aravuga ngo naho amarembo y'ijuru yakinguka ngo ibyo ntabwo bizakunda. Imana irangije navuga iti wowe kubera amanya mufite wo gupfobya ibyo natumye umuhanuzi uzabirebesha amaso ntuzabirya. Ejo niko byagenze, abantu uwo mugabo ahasiga agatwe, abantu babona ibiryo. Ejo n'iki gihe ndabona ubutabazi bwihuse ku bantu bari hano. Ejo n'iki gihe ndabona gutabara kurabonetse, gutabarwa kurabonetse. Ejo n'iki gihe hari abantu bagiye kwakira telefone z'umugisha. Ejo n'iki gihe hari abantu bagiye guhamagarwa. Ejo n'iki gihe atareba teko. Ejo n'iki gihe hari abantu bagiye kongera kubona agaciro. Ejo
nkubwire icyejo Uwiteka azakora igihe abahanuzi ubemera gake ariko mu bo wemera gakeya sindimo nabibonye ko amavuta yanjye uyemera. Hari ideni rikuzengereje Uwiteka yishyuye kandi ejo telefone yawe izakira umugisha mbere ya saa 9 uzagira ishimwe ku buryo karitsiye uzasakuza pe no kubona nimero yanjye bizakugora kugira ngo uyibone kuko ntukunda n'ikoranabuhanga n'uburyo ujyaho n'ibiba ariko mu bantu bagiye gutabarwa ejo urimo kandi ntabwo ari bya bindi bavuga ngo ejo y'Imana turahazi yewe yari ejo mvuga ejo kandi yari ejo mbana bibonye ko ari ejo Imana ihanduye icyo kintu kiri muri iyo etirisi yawe, icyo kintu kiri muri iyo etirisi yawe, uwo muzigo uhora wikoreye muri iyo nda, icyo kintu gihora kikubangamira buri kwezi, wagira ngo ni umurozi ufata ikintu yashyize ahantu akajya afishondaho ukagira ibyo bibazo. Imana imbwiye ko uhagaze aho ngaho igukijije iyo ndwara nayo kandi Imana ikurinze gusobanamara dore se ubeshya na none ukunda kunywa amazi wanywa amazi we ndakubeshyera rwose wikundira kwinywera kandi kantu gacyayi wagahirika akaji wagahirika ariko wanga amazi ntabwo ukunda kunywa amazi ndakurondoye pe dore Uwiteka akurinze gusobana amara yamwara ayibanye uko kuntu ubyuka mu gitondo ukumva hari ibintu bimeze n'ibyavuye mu mwanya wabyo ukumva wabisubiyemo na atake y'amara Uwiteka kugirisha muri iki gihe arakoze kandi uyu mwuka uri wawe w'intonganya wawe habamo nabi habumwaga yawugira ngo murenze amarembo mwinjira hari n'umuzimu wabwira ngo mwese mushihagurane habumwaga mukumva muguwe nawe ugashika kubwiye nawe mu bantu ugashika kubwiye nawe mu bantu nyuma ugasanga muzima biritera n'umwuka bohereye Uwiteka kubuye none ahaduhagaze by'abahanuzi kandi reka bagukomeretse ntimugiye kukukunda kubanariza hano kubanariza umuhanuzi utazi udafite n'umwuka wera wo kubishobora ubundi bisaba ko warageze kuri level yo kugenzura imyuka ni impano Uwiteka atanga igenzura imyuka iyo utayifite jya wirinda kwanariza umuhanuzi kuko hari abantu bigeze kurya banariza Mose baramunegura Uwiteka ahita abatera gusesa ibibembe ariko amakenga ufite mu rundi ruhande ndashyigikira ni uko uteye no mu ishuri wajya gutanga urupapuro rw'amanota babanje kugenzura ko babikoze byose ukanarutanga nyuma y'abandi kandi wasoje mbere y'abandi nuko mu ishuri wari umeze urupapuro ukarutanga nyuma y'abandi kandi warangije mbere y'abandi ubundi ukagira umwuka wo kwihagararaho waba wanafashijwe umuntu nabimenye ukihagarara ubundi wari ukwiye kuba umusirikare cyangwa umupolisi sinzi gukora ukagira umwuka wo kwihagararaho ku buryo wagaburara kuri abiri yawe ntagire ugucisha mu ijisho kukanura n'akakubahiye ntambe urimenya nta muntu ukeneye guteraho imbabazi uzitera ku Mana nuko uteye ariko iyo miterere yawe Uwiteka agiye kuyikoreramo agiye kuguha ibintu bizajya byivuga kuko nukunda no kuvuga uraceceka nimba ari umuntu uceceka ku isi uri uwa mbere Imana igiye kuguha ibisubizo muri iri teraniro bizajya byivuga utiriwe uvuga kandi nawe Uwiteka aguhaye amavuta yo gutabara abandi kandi uzahere kuri bene wanyu kuko barya bigoye kandi bene wanyu murashonje kweli niwe muntu wa mbere ubonye ufite bene wabo bakene ari nzi ko ari iwacu dukennye aho uvuga ariko mbona unushe
Uwiteka aguhaye ubutabazi muri iri teraniro. Bene wanyu bazabimenya mbere kutabariwe muri iri teraniro. Kandi ikindi utanga muri gahunda, utanga wabanje kubyigaho, ugira amanalize menshi. Amanalize ugira rimwe na rimwe ajya anagora abantu, nanjye yamboye ndi umunyamwuka. Ariko ujye umenya guha Imana icya 10 n'amaturo bishyitse. Ujye ufungira Imana ituro rishyitse. Kandi reka nkubwire mbisubiyemo, ujye uha Imana amaturo. Ubundi nusenga bikanga gitura cyane. Njye mbigisha n'akantu k'ubwenge dore nabuze. Nushoramo amasengesho ukabona n'usubizo. Ushoramo amaturo menshi. Yekera sinarinzi gutura narimenye ku musozi w'Uganda. Imana irambwira ngo tanga gusubisha kandi ujye untura amaturo menshi. Yewe nafite gahunda yo gutura amaturo mfumbatishije ikiganza ngo numve kirenda guturika. Ndabireka. Nkunda gutura Imana ibintu byinshi. Niko nteye. Imana irabiguhaye kandi Imana ikuvuye izo mbavu. Ikuvuye izo mbavu iki kintu. Reka nze ngikore. Kanze ngimene. Tumutunga kamera muhungu. Kamera komeze rero. Akira imbaraga z'umwuka wera. Ugiye kuvuga mu ndimi nshya kandi ugiye gukorera Imana mu rwego rwo hejuru. Ugiye kujya ucura muri izi mbaraga z'umwuka wera. Abanyamibabaro wishime, abarwayi bakire, waje afite intimba yibagirwe. Uwiteka aguha amavuta yo gucuranga imyuka mibi mu bantu igahunga. Uwiteka avuze kandi Uwiteka arakwaguye mu buryo bw'imibereho. Aguhaye ubutunzi kandi aguhaye kwaguka ukomeye no mu gakiza. Kandi wongere ibihe byo gusenga, cyane cyane amasengesho ya 9 z'ijoro. Ujye ubyuka untabaze, icyo uzasaba cyose nzagikora. Niko Uwiteka nyenga bavuze ngo mumpera amashyi ni kuko ndumva ashaka gusengera abantu. Hari indwara ziri bukirire muri uyu mugoroba, hari ibisubizo biri buhure n'abanyabibazo, hari inzandiko ziri bucagagurike, hari amarembo ari bufunguke, hari indwara za kera n'iza vuba ziri bukire, hari ibintu Uwiteka ashaka guhuza n'abantu basengera muri iri torero, hari imbaraga z'umwuka wera Uwiteka aza kurekura abantu bagahanura, abantu bakuzura umwuka wera, abantu bagiye kuba bavuga butumwa. Pasiteri mugiye gutungurwa n'abavuga butumwa benshi muri iri torero. Uwiteka yahagurukije umutwe w'abavuga butumwa bafite icyanditswe, bafite ijambo. Uwiteka yahagurukije abahanuzi bahanura bugaca bisohoka. Uwiteka aremye igicaniro ahantu, ashyize ububyutse bunini ahantu. Abantu bagiye kujya baririmba indwara zikira mu bantu. Abantu bagiye kujya bavuga avuga iminota 10 itarashira, indwara ziva mu bantu. Abantu bagiye kugira ijwi ry'impuruza. Ijwi ry'impuruza reka nivuge. Ni ukuvuga umuntu uri muri izi ngo akaza guterana. Ijwi ry'impuruza ribaye ahangaha. Ni ukuvuga uri hano agatelefone, uri kure agatelefone undi bakaza aha hantu. Ijwi ry'impuruza rirabaye muri iri torero. Haleluya! Haguruka dusenge, dukoreshe umwanya wo gukoresha umwanya. Turaza gukoresha amasaha menshi ku mugoroba, ariko umuntu wambaye ishati ya karokaro irimo orange na n'umweru, wimenye wumvise wambaye rinete hano.
ikiganza cyawe ku mutwe kuko ndabona Uwiteka kuvuka bisaze kuri wowe umutwe uhora uhonagura yamusonga ku mitwe kandi iwanya uvuka ari umuntu wapfuye ari umusazi uyu mwuka uri kuzerera uri gushaka ko wafata nguhesheje kuburana nawo uyu mwuka uburana nawo mu izina rya Yesu ibintu byari kuriho bivuyeho kuri uwo mutwe Imana igukijije umutwe igukijije umutwe w'ibisazi niko Uwiteka ambwiye ngo mubwire kandi izi nzozi mbi urota nabi gira inzozi bibi cyane uhora unaniwe inzozi ugira baza nzirose bwacyo njya kwivuza indero urota nabi we kanze gukora inzozi naba ndayibone narabuze niko bakohereza neza mu miryango ibintu bakohereza mu izina rya Yesu Kristo wa sengeye kuyumva umwuka w'inzozi ziva ku badayimoni inzozi ziva ku barozi inzozi ziva ku bakonikoni ndakubita hasi imbaraga mbi zose rekura wambabagambiwe uyu mutwe guhera none ntuzongera kuwunya umutwe w'ibisazi muwujamo umubiri w'Uwiteka n'ibijyana amashyi menshi cyane n'ibiremwa muguha amashyi menshi cyane n'ibitabo muguha amashyi menshi cyane mugiye gusenga kuduhagaze ndatuye ngo Uwiteka ahagarare mu byanyu Uwiteka akureho ibintu byari bigiye kugukoza isoni ibintu byariho ku buzima bwawe byari bigiye gutuma usenya bikurwaho mu izina rya Yesu ibintu byari ku buzima bwawe bagusize byari bigiye gutuma wirukanwa ku kazi bihindutse ubusa mu izina rya Yesu ibintu byariho byatuma kugira icyangiro kandi uri mwiza Uwiteka bihindura ubusa mu izina rya Yesu ndagira ngo ninginga abantu mwese muhagaze muri iri teraniro hano haba harimo umuntu utarakira umwami Yesu harimo umuntu utarabatizwa mu mazi menshi harimo umuntu wari waraguye wari warakijijwe inyuma agasubira inyuma akagwa abo bantu mvuze nimba barimo muduze ikiganza hejuru mbasengere Uwiteka yongere akora ibintu bikomeye ku buzima bwanyu mukomere Imana amashyi ndakwinginze tambuka uze hano nimugire ikibazo ntabwo kamera ibafata hari umwanya tugeramo akaba abizi ko atari bufate abantu turabizi ko hari abantu baza gusenga batabibwiye abo babana bikabagiraho ingaruka byewe ni umuvugabutumwa Imana ahaye ubwenge karibu kwa Yesu musigayemo muze muprofite aya mahirwe azana imwe mu buzima aya mahirwe yo kwiyambaza rimwe mu buzima ntawe ujyarekeresha waraguye nta gakiza ufite nturabatizwa mu mazi menshi iyizire ngwino winjire mu rugo rw'Imana tukwakiriza amashyi menshi cyane n'impundu amashyi n'impundu nyinshi cyane karibu kwa Yesu Kristo wanesheje isi nawe ngwino umukiza aragutegereje umukiza ubwazagaruka abasengera namara kubasengera natwe turasengera ibindi byifuzo tuzamuka imbere y'Imana dusenganire isengesho tuvuge ngo Mwami Yesu cyane Mwami Yesu turakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu dusezereye Satani
rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana usengeye abana bawe bateye intambwe yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bashigikire kandi mwami Imana ishobora byose ubare no kubera ikirenge cya Kristo. Dusenge tubyizeye kubakiriye mu izina rya Yesu. komera Imana amashyi menshi cyane babahe serivisi zisigaye babasavinge. Duhagaze ndashaka ko dusenga. Imana yavuze ko ibintu bimaze igihe kinini ku buzima bwabo ije kubihindura ubusa, amadeni ije kuhahindura ubusa, tugiye gusengera ibyifuzo. Ubushomeri buhindutse ubusa, indwara ihindutse ubusa, intambara zihindutse ubusa, kandi bihindutse ubusa. Atura ko bihindutse ubusa, intambara zihindutse ubusa, abakurwanya bahindutse ubusa, ibigeragezo bihindutse ubusa, indwara ihindutse ubusa, amadeni ahindutse ubusa, ubushomeri buhindutse ubusa, ubukode buhindutse, ibigeragezo bihindutse, ibikuriho bihindutse, umwanzi ukurwanya ahindutse, intambara yo mu miryango ihindutse, iyaho washatse ihindutse, iyaho uvuka ihindutse, iyo mubaro zihindutse, inama zikujyanaho zihindutse, inama z'abakomikoni zihindutse, inama z'abakurwanya zihindutse. Sakuza utere haleluya cyane. Sakuza, sakuza, ntabwo ndabumva. Ntabwo ibi bintu wabiserebura uhagaze. Ibintu bihindutse ubusa ku buzima bwawe byari bikuriho, Imana ihinduye ubusa ibyari bikuriho. Ntabwo wabiserebura uhagaze. Tugiye gukoma urusaku kandi tubuja, tubyina, tubuja, uburyo bigukundira. Nimba bikoze n'ibyo bwikoze ariko nimba bikoze bihindutse ubusa. Amen.
ngo bihindutse ubusa. Amen. Yesu ashimwe. Kandi turahaye ikaze umurongotsi adusoreze anatubarire porogaramu uko imeze bikurikirana. Yesu ashimwe. Twagabanye abaje imbere y'Imana batahe imvumbure isaha